Yesaya yabonye Imana yicaye ku ntebe yirengeye, ubwo mbona n'uwicayeho, akerubi n'abaserafi bari imbere ye, bapfukamye hamwe bose bavuga bati mwaka. Reka nkusuhuze mwene data mushiki wacu udukurikira kuri channel ya Bibiliya TV. Urasuhuzwa na missionnaire Kiza Benjamin. Nkuko bisanzwe umunsi ku munsi kuri iyi channel tugenda twiga ibyanditswe byera, ducukumbura ibitabo byera, ndetse tugenda dukora ubucukumbuzi bwimbitse ku byigisho runaka byo muri Bibiliya, ku masomo runaka yo muri Bibiliya, kugira ngo turusheho kugwiza imbaraga mu byo twizera, kandi tube twiteguye guhamya iby'ibyiringiro byacu igihe hari umuntu ubitubajije. Dushingiye rero kuri komenti z'amavideo agiye atandukanye, abakunzi bacu badusabye ko twabasobanurira igitabo cya Yesaya ku buryo bucukumbuye. Nawe rero ugeze kuri ica no bwa mbere ubasha kwiga igitabo cya Yesaya ku buryo bucukumbuye byibura muri video ebyiri zonyine. Iyi ni video ya mbere, ni umunsi wa mbere twiga Yesaya. Twizere kuraza gufashwa kandi ukunguka byinshi. Uri kumwe na missionnaire Kiza Benjamin, channel ni Bibiliya TV. Yesaya ninde? Yesaya ni mwene Amosi, umuhanuzi. Yahanuye ku ngoma z'abami batanu b'i Buyuda: Uziya, Yotamu, Ahazi, Hezekiya, hanyuma apfa ku ngoma y'umwami wa nyuma witwa Manase mu bami batanu abo yahanuye bari ku ngoma. Ubuhanuzi bwa Yesaya. Mu by'ukuri abanyeshuri ba Bibiliya bafata igitabo cya Yesaya nk'igitabo gikuru mu bitabo by'abahanuzi, kandi n'ubuhanuzi bwe babufata nkaho ari bwo bwiza ugereranyije n'ubw'abandi bahanuzi. Yagaragaje uko Mesiya azaba ameze mu cyubahiro cye nyuma y'imibabaro, kubera uko igitabo kivuga kuri Mesiya cya Yesaya kibanda ku murimo wa Mesiya cyane n'umurimo we wo gucungura abantu. Abantu benshi bakita ubutumwa bwiza bwa gatanu, maze Yesaya bakamwita umuvugabutumwa wo mu isezerano rya kera. Yesaya ubwe ni muntu ki? Twari twatangiye tubivugaho. Izina Yesaya risobanura agakiza k'Uwiteka, the salvation of the Lord, cyangwa Uwiteka n'agakiza, the Lord is salvation. Yesaya ni mwene Amosi, yashakanye n'umugore nawe wari umuhanuzikazi. Tubisoma muri Yesaya igice cya 8 umurongo wa 3. Yari afite abana babiri bafite amazina ya gihanuzi, akaba ari n'amazina akomeye ndetse maremare muri Bibiliya. Uwa mbere yari uw'isezerano ry'imbabazi, uwa kabiri yari uw'uko Imana izabahana dukurikije ubusobanuro bw'amazina yabo. Abo bana bari Sheyariyashubu, yari umwana w'imfura, izina rye risobanura ngo abajyanyweho iminyago bazagaruka. Umwana wa kabiri yitwa Maheri Shararihashibazi, bisobanura ngo bihutira kunyaga iminyago. Ayo mazina yose yagaragazaga uburyo cy'Abisiraheli bari baravuye mu masezerano y'Imana kandi bakoraga ibyangwa n'Uwiteka. Mbibutse ko imyaka 50 nyuma y'ingoma ya Salomo, Isiraheli yabaye amahoro, ndetse n'Ubuyuda intambara bari bafite zari zisanzwe ntoya, zitari intambara zikomeye. Bityo ayo mahoro y'imyaka irenga 50 yatumye bava ku Uwiteka batangira gukora ibyangwa n'Uwiteka. Yesaya yahanuriye Abisiraheli mu gihe kizaza. Yahanuye kandi ko n'Abayuda bazarimburwa nibaramuka batihannye. Bivuga ngo yahanuriye Isiraheli, ahanurira n'Ubuyuda, ibice bibiri byari byaracitse muri Isiraheli. Yahanuye kuvuka kwa Mesiya, umurimo we, imibabaro ye n'urupfu rwe, ndetse nuko azatwara isi mu bwami bw'imyaka 1000, ndetse no mu ijuru rishya n'isi nshya. Yesaya yarisangaga ibwami ndetse yari umujyanama wa hafi w'ibwami. Yahanuye icyaha
yahanuye ibyaha by'abantu kandi abahamagarira kwiyunga n'Imana. Yahamagawe mu iyerekwa rigaragara mu gice cya 6 cy'igitabo cye. Yahanuye imyaka 62, ubwo ni uguhera muri 760 hanyuma ukageza muri 698 mbere ya Kristo. Mu gitabo cye ndetse no mu byanditswe bye ntago tubona iby'urupfu rwe, ariko ibitabo bya kera by'Abayahudi bigaragaza ko yishwe n'umwami w'umugome Manase, umuhungu wa Hezekiya. Akaba ariyo mpamvu mu gitabo cy'Abaheburayo bavuga ko hari bamwe mu byitegerezo by'abizera bakerejwe inkerezo. Aha baba bavuga Yesaya. Ibijyanye n'ubuhanuzi bwa Yesaya nanone twongera kubisoma mu gitabo cya 2 cy'ibyo ku ngoma, igice cya 26 kugeza ku cya 32. Yesaya yahanuye ryari? Uburyo bworoshye bwo kumenya amatariki y'abahanuzi bahanuriyeho ni ukubigereranya n'ay'abami bari ku ngoma icyo gihe. Bibiliya itubwira ko Yesaya yahanuye ku ngoma z'abami bane, agapfa ku ngoma y'umwami wa 5. Biravuga ngo yahanuye ku ngoma ya Uziya. Uziya yabyaye Yotamu, ahanura no kuri iyo ngoma ya Yotamu. Yotamu yabyaye Ahazi, ahanura no kuri iyo ngoma ya Ahazi. Ahazi yabyaye Hezekiya, ahanura no kuri iyo ngoma ya Hezekiya. Hanyuma Hezekiya yaje gusimburwa n'umuhungu we Manase, ari nawe wishe Yesaya amukeresheje urukezo. Bivuga ngo yapfuye ku ngoma ya Manase, yakurikiye se Hezekiya. Yari umuhanuzi ku ngoma ya Uziya muri 740 nkuko tubivuze kugeza muri 690 nibwo Uziya yategetse, no ku ngoma ya Yotamu wayoboye muri 740 kugeza muri 732 mbere ya Kristo, yewe no ku ngoma ya Ahazi wayoboye muri 732 kugeza muri 716 mbere ya Kristo, asoza ku ngoma ya Hezekiya wayoboye muri 716 kugeza muri 687. Ushingiye kuri aya matariki uhita ubona ko yahanuye mu gihe kimwe na Amosi, kuko na Amosi, umuhanuzi Amosi yahanuye muri 760 kugeza muri 750. Hoseya nawe kandi nuwo mu gihe kimwe na Yesaya, kuko nawe yahanuye muri 750 kugeza muri 725. Hanyuma na Mika yahanuye muri 735 kugeza muri 700. Aha dushatse kuvuga ko Yesaya yahanuriye mu gihe kimwe na Hoseya na Mika, hanyuma kandi na Amosi. Ubuhanuzi bwe n'amateka. Nkuko tumaze igihe tubibabwira, kugira ngo wumve igitabo cya Bibiliya neza wirengagije amateka cyangwa se ubumenyi bw'isi, ntago biba byoroshye kugira ngo ubyumve. Kaduhuze kino gitabo n'amateka. Tugerageje guhuza ubuhanuzi bwa Yesaya na bimwe mu bikorwa byabaye muri icyo gihe, tubona ko Yesaya yahanuye ku ngoma z'abami bane nkuko twabavuze hejuru, hagati byibura ya 740 na 690 mbere ya Kristo. Muri uwo mwaka wa 740 Yesaya yarahamagawe, ni nacyo gihe umwami Uziya yatanzemo azize indwara y'ibibembe. Yatejwe no kwiha gukora imirimo y'abatambyi abitewe no kwiyogeza, nkuko tubisoma mu gitabo cya 2 cy'ibyo ku ngoma, igice cya 26 umurongo wa 21, n'igitabo cya Yesaya igice cya 6 umurongo wa 1, aho tubona ihamagarwa rya Yesaya. Yesaya avuga yuko yahamagawe mu mwaka Uziya yatanzemo. Nanone kandi iyo dusomye Yesaya igice cya 7 umurongo wa 1, tuhasanga inkuru y'Abasiriya bifatanyije n'Abefurayimu ngo barwanye Abayuda, ariko Imana irababaneshereza, aho byari muri 734 mbere ya Kristo. Mu mwaka Ahazi yatanzemo, Yesaya yahanuriye amahanga akikije Isiraheli, ubwo byari muri 727 nkuko tubisoma muri Yesaya igice cya 14 umurongo wa 28. Yesaya nanone yavuze uko Sarigo yigaruriye Ashidodi, umujyi wari warigometse kuri Asiriya muri 711 mbere ya Kristo. Nkuko bigaragara nanone muri Yesaya igice cya 20 umurongo wa 1. Bwa nyuma igice cya 36 umurongo wa 1, tuhasanga urugamba rwa Sanekaribu umwami w'Abasiriya yashoye ku Bayuda, nyamara ariko ingabo ze zigatsembwa na marayika muri 701 mbere ya Kristo. Mukidukurikira kandi tubabwire yuko tubafitiye ibitabo bya Gikristo. By'umwihariko iki gitabo turi gukoresha cyitwa Abahanuzi n'Ubuhanuzi, igice cya 1 twacyanditse mu mwaka w'ibihumbi 2020. Ni igitabo cyiza cyakwigisha ubuhanuzi bwa Eliya, ubwa Eliya, ubwa Elisa ndetse n'abahanuzi bakuru.
The Major Prophets, kizakurikirwa na seri yacyo yiga ku bahanuzi 12 batoya, The Minor Prophets. Reka twikomereze turebe politike yo mu gihe cya Yesaya, ariko tukubwire ko wifuza kimwe mu bitabo byacu utwandikira kuri nimero iboneka muri description, tukakigwa mu buryo bwa ebook, ni ukuvuga kiri PDF cyangwa se iyindi format yose ya ebook, ugisomera ku mashini cyangwa kuri mudasobwa. Nibwo buryo butuma ducuruza ibitabo byacu hirya no hino ku isi, ababyifuza bikabageraho mu buryo bworoshye. Kadukomeze na politike yo mu gihe cya Yesaya. Mu gihe cya Yesaya i Buyuda hari harabaye isibaniro ry'intambara z'ubwami bukomeye ku isi, Ashuri na Egiputa. Bityo ibihugu byabaga mu nzara z'ibyo bihugu byombi. Ni ukuvuga iki gihe izi ntambara z'ibi bihugu bitandukanye byagendaga bitera uko bukeye n'uko bwije, byahitaga bishyira Ubuyuda mu mababa yabyo. Ni ukuvuga ngo Ubuyuda bwayobokagaho bubona bikomeye. Muri icyo gihe Egiputa yatinyaga imbaraga ziyongeraga z'Abashuri, itangira gushaka kwinjira muri Palestine ku ngoma ya Tirushaka. Egiputa yashatse kwifatanya na Yerusalemu ngo barwanye Ashuri. Mu gihe bari batewe ubwoba na Isiraheli na Siriya, babaziza ko batabateye ingabo mu bitugu ngo barwanye Tigura-Pileseri wa gatatu, umwami Ahazi yaje kureba Tigura-Pileseri ngo amufashe. Ibyo byateye Ubuyuda, byataye Ubuyuda mu mutego wo gutanga amahoro menshi ku bwami bwa Ashuri, ndetse batakaza ubwigenge bwabo. Sagoni wa kabiri wakurikiye Tigura-Pileseri wa gatatu yateye Ubuyuda muri 212 kugeza muri 711 mbere ya Kristo. Nuko Abayuda bari baragomye. Nanone kandi Senekeribu wari warakurikiye Sarigo wa kabiri yongeye gutera Ubuyuda muri 702 kugeza muri 701 mu rwego rwo gushyira umutekano mu ntara z'iburasirazuba. Muri make twabivuga muri make ko mu gihe cya Yesaya hari amashyaka ya politiki atatu. Umutwe wa Egiputa warwanyaga Ashuri, umutwe w'Abasiriya warangwaga n'ubwibone ushaka gutwara ibihugu byose, n'umutwe w'Ibuyuda cyangwa umutwe wa Yehova, ingabo z'Uwiteka. Byasaga naho wayoborwaga na Yesaya umuhanuzi wavugaga ko ubwami bw'Abayuda ari ubw'Uwiteka kandi ko ari byiza kwiringira agakiza ke. Barwanyaga ababateraga bose ari Egiputa ari na Ashuri. Dushobora kwibaza tuti mbese mwiyobokamana bwo byari bimeze bite? Imyizerere y'iby'Abayuda n'iby'umwuka muri icyo gihe yari myiza i Buyuda mu gihe cya Yesaya ugereranyije n'iy'Abisiraheli ku ngoma ya Uziya. Abayuda bari bafite ihumure n'amahoro byaturutse mu gihe cya Salomo. Bibiliya igaragaza ko bari bafite amahoro impande zose iyo dusomye mu Bami ba kabiri igice cya 5 umurongo wa 4. Ariko muri uwo mudendezo havutsemo ubusambo no kwica amategeko y'Imana, kudaca imanza nk'uko bikwiriye byayoboye abantu ku karengane. Impinduramatwara z'umwami Hezekiya bigaragara ko zagize impinduka cyane nk'uko tubisoma mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma igice cya 29 kugeza ku gice cya 31. Nubwo bitarambye ngo bigere ku ngoma y'umuhungu we wamusimbuye Manase. Mu by'ukuri iki gitabo kigizwe n'ibice 66. Kubera ko kigizwe n'ibice bingana n'ibitabo bya Bibiliya, abanyeshuri ba Bibiliya benshi bakita Bibiliya ntoya. Iyo usomye iki gitabo utabogamye wasanga gitanga ubutumwa bwinshi cyane. Marvin Curry muri Commentary on Isaiah by Home Hera kuri page ya 12 kugeza ku ya 11, page 2 ya 11 n'iya 12 yavuze ko iki gitabo gifite ubutumwa butanu. Igitabo cya Yesaya gifite ubutumwa butanu, aribwo kigaragaza imimerere y'Abayuda mu gihe cy'intambara z'Abashuri, kigaragaza ukwizera ko Abayuda bake biringiraga Imana bakanesha, nyamara nubwo ibihugu byabarwanyaga byari bifite ingabo nyinshi, byahindaga umushyitsi muri make bikagaragaza imbaraga zirimo kwizera Imana.
Amosi wahanuye mu gihe cye yibandaga mu gukiranuka kw'Imana, Hoseya nawe yatsindagiraga urukundo rwayo, Yesaya nawe yabonaga ko ibyo biyiranga byose biva mu kwera kwayo. Yari yariboneye Imana ubwe, kandi mu ihamagarwa rye yagabanye kuri uko kwera ubwo yakozwaga ikara ryaka ku munwa, nk'uko tubisoma muri Yesaya igice cya 6 umurongo wa 7. Ubutumwa rwagati bw'iki gitabo n'Uwiteka n'agakiza. Yesaya yiboneye Imana nk'umwami ushyizwe hejuru y'ibyaremwe byose, wera kandi wuzuye gukiranuka. Amagambo ngo gukiranuka no guca imanza zitabera aboneka muri iki gitabo inshuro nyinshi, yigarukamo nko kugaragaza ubutabera bw'Uwiteka Imana. Muri make, ubutumwa buri muri iki gitabo twabuhina mu nteruro ebyiri no mu byiciro bibiri: ibyigisho by'ibihano by'ibihugu n'icyubahiro cy'ahazaza cya Isiraheli, n'ibyerekeye gukomera kw'Imana, kikaba ari cyo gice cya 2. Reka tuzagaruke n'indi video ejo dukomeza dusoza n'igitabo cya Yesaya. Nkubwira ngo nimba wifuza ibitabo bya Gikristo mwene data, ntago tukiri muri cya gihe abantu bavuga ngo ibintu bizizana, ntago turi muri cya gihe abantu bavuga ngo ubwenge bw'ibyanditswe byera Imana izaza ibuduhe mu nzozi. Oya, tugeze mu gihe dukwiriye gusoma Bibiliya yacu tukiga ibyanditswe byera umunsi ku munsi, kandi koko nitumara kumenya ukuri niko kuzatubatura. Kubw'iyo mpamvu rero tubafite ibitabo bitandukanye, kandi igitabo cyose kigura amadolari 2 yonyine. Dufite igitabo cy'itangiriro ku buryo bucukumbuye, igitabo cy'itangiriro ku buryo ubona ikintu cyitwa itangiriro rya Bibiliya, mbese fondasiyo ya Bibiliya. Uzacukumbura ubuzima bw'abantu babayeho kera na kare, guhera kuri Adamu, ubuzima bwabo, Eva, ba Enoki bagiye mu ijuru badapfuye, aho uzacukumbura cyane ku buryo uzunguka byinshi, uko ba Enoki babayeho mu buzima bwabo bwa buri munsi, uko ba Aburahamu babayeho mu buzima bwa buri munsi, uko ba Isaka babayeho mu buzima bwa buri munsi, kugeza ibice 50 byose biracukumbuye cyane. Ubuzima bwa ba Nimurode bubatse iminara y'i Babeli, ubuzima bw'i Sodomu n'i Gomora n'ibyaha byakorerwaga. Ndagira ngo nkubwire ngo iki gitabo cyitwa itangiriro ku buryo bucukumbuye ni igitabo cyiza cyane, ni gift Imana ikugeneye kugira ngo uyige ibyanditswe byera, kandi amadolari 2 ntago ari amadolari menshi yakubuza kwigurira igitabo icyo ari cyo cyose. Dufite igitabo cyitwa ibyakozwe n'intumwa, cyahoze cyitwa ubwo twamaraga kucyandika cyari gifite izina twahinduye nyuma, rivuga ngo byose ku byakozwe n'intumwa. Ni igitabo gicukumbura ibikorwa by'intumwa. Ndagira ngo mubwire ngo gicukumbura imirimo yose intumwa zakoze, ari yanditse n'itanditse. Gicukumbura uko amatorero yashinzwe muri buri mujyi, ibigeragezo byahabonetse. Gicukumbura amabaruwa ya Pawulo n'abayamwandikiraga, n'impamvu bayanditse, n'impamvu yabashubije ibyo tubona muri Bibiliya. Ni igitabo gicukumbuye cyane ku buryo rwose umuntu wakize neza aba ari umwigisha mwiza w'isezerano rishya. Dufite igitabo ibyahishuwe, singi nirigere mvuga ibyinshi ku byahishuwe rwose, namwe murabizi ko ibyahishuwe ari igitabo kimaze iminsi nyinshi, ari igitabo gisa naho simvuye ngo rejected, ariko abakristo benshi ntago bacyumva, babaye nkaho kibayobeye kubera amarenga gihanuzi. Twaragisobanuye igice ku gice, umurongo ku murongo, nacyo watwandikira muri komenti ukaba wakibona. Dufite igitabo Omega iby'ibihe bya nyuma, ni igitabo gikavaringa ibihe bya nyuma kuva ku bimenyetso bizaranga kugaruka kwa Yesu kugera ku ijuru rishya n'isi nshya. Mbese hanyuma y'icyo gitabo nta kintu kiri uretse ubuzima bw'iteka. So icyo gitabo nacyo turagifite muri store, you can just buy it and enjoy it only $2. Hanyuma rero nanone dufite igitabo inkuru zitavuzwe zo mu buzima bwa Yesu. Mujye mwumva ibitangaza byinshi Yesu yakoze abantu babikota, ariko ntibavuga igitabo babikuyemo. Twebwe rero twanditse igitabo kigaragaza imirimo n'ibitangaza Yesu yakoze mu bwana bwe, ari muri Egiputa, aho yagarukiye i Yudaya, ibyo yakoze mbere y'imyaka 30, kuko buri ibyo dufite muri Bibiliya byanditswe nyuma y'imyaka 30. Yesu yakoze imirimo myinshi n'ibitangaza biboneka mu gitabo cyacu cyitwa inkuru zitavuzwe zo mu buzima bwa Yesu, untold story in the life of Jesus. Icyo gitabo rero ni igitabo cyiza cyane, ndakigutuye. Kigaragaza uko byagenze Yesu amanuka ikuzimu, uko yafunguriye abera. Ni igitabo abantu benshi bari bakwiye gusoma kugira ngo barusheho kugwiza imbaraga, bamenye byinshi umwami Yesu yakoze. Mwibuke yuko Yohana igice cya 21 umurongo wa nyuma haravuga ngo icyakora Yesu yakoze imirimo n'ibitangaza byinshi, twabyandika ngira ngo ibitabo byakwandikwa ntibyakwirwa mu isi. Ibyo Yesu yakoze rero twabikavarenze mu gitabo cyitwa inkuru zitavuzwe zo mu buzima bwa Yesu.
once again dufite igitabo abahanuzi n'ubuhanuzi, nicyo kino turi kwigiramo, nacyo nimba ugishaka turagifite, ni ku madolari 2 yonyine. Hanyuma kandi dufite igitabo cyitwa isezerano rya kera, inshamake y'isezerano rya kera, twakiguha guhera ku itangiriro kugera kuri Maraki, ni amadolari 2 yonyine ukiga oti survey cyangwa inshamake y'isezerano rya kera. Hanyuma kandi dufite inshamake y'isezerano rishya, nanone ni amadolari 2 gusa. Hanyuma ukigira ibyanditswe byera. Kubera imirimo yo gutegura ibitabo bya gikristo dukora, ayo madolari 2 agenda dufasha gukora iyo mirimo no kurushaho kwinoza. It's a cup of coffee, na gakawa gusa, ntago ari igiciro runaka, na gakawa. Imana yashitugire neza. Hanyuma rero dufite igitabo abari nacyo nsorezaho, ni igitabo cyitwa uko wabatizwa mu mwuka wera. Abantu benshi babaye mu itorero imyaka n'imyaka ariko ntibarabatizwa mu mwuka wera. Kubera iki? Kubera ko rimwe na rimwe ntibazi neza umwuka wera, ntabwo bize neza umwuka wera, cyangwa nta n'inyota bafite y'umwuka wera, cyangwa barayifite ariko baracyafite ubujiji ku mwuka wera. Iki gitabo cyanditswe hagana mu mwaka w'ibihumbi 2020 hashyira 2021, ni ukuvuga ngo kandi kimaze kugirira umumaro abantu benshi mu bihugu bitandukanye, especially ibihugu byo muri East Africa, muri Kenya, muri Uganda, mu Rwanda. Twagiye tubona impinduka zatanzwe n'igitabo uko wabatizwa mu mwuka wera. So if you wish to be baptized in the Holy Spirit, you can just simply pay only $2 and get a book. So uratwandikira kuri iriya nimero nimba wifuza kimwe muri ibyo bitabo. Reka rero nkubwire ngo bye bye, ndagukunda cyane kandi nifuza ko wakomeza gukurikirana ibiganiro tubategurira bitandukanye kuri channel ya Bibiliya TV. Bye bye.